Nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri DJP Global Hub, aho buri gihe tuba dufite inyota yo kubagezaho ibintu bishyashya cyane cyane bibereka uburyo ki kwiteza imbere mu buzima busanzwe. Gusa uyu munsi tugarukanye noneho ingingo ikomeye cyane, aho tugiye kurebera hamwe ku bintu bitanu bituma abantu benshi babatwa n'urusimbi ndetse bakagwa mu mitego y'izi bizinesi za piramide, aho babasha kuba bahomba. Ndetse murabona nk'aha sports betting, nubwo by'abantu benshi babaswe nabyo ariko si byiza. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitanu bituma ubatwa n'ibi bintu uko ari bitanu, bikarangira usa nk'ufite rwose agahinda gakabije. Urabona iyi stroke, umuntu arimo arareba ipari rwose byanze, urabona yahiye cyangwa se arategereje, urabona umutima uri hafi kumuvamo. Abantu mukora amabetingi murabizi, ibintu bya TMP murabizi, ibintu bya STT murabizi. Tugiye kureba ku mpamvu eshanu zibitera, nitumara kubona ikibazo turaza no kureba uburyo ki noneho twabyirindamo. Ni DJP Global Hub, mwumva nk'ibisanzwe, ni abagaragu b'ibyegeranyo mugezwaho, ni abagaragu b'amakuru mugezwaho. Murakaza neza mu isi y'ubutasi, murakaza neza mu muryango mugari w'abemeye kubaganira, tubahaye ikaze. Hano nk'uko tubizi, buri munsi hari abantu benshi bashyira amafaranga yabo muri betting cyangwa muri sisitemu za piramide, bizeye ko ubuzima bwabo bushobora guhinduka vuba. Rwose abenshi nako baba babyizeye pe, baba bizeye ko ubuzima bwabo rwose bushobora guhinduka vuba mu kanya gato cyane. Nk'uko tubibona hano, ngira ngo murabireba hano, iki ni ikigero rwose tuba twateguye, tuba twanditse rwose hano. Hari abinjira muri sisitemu zitandukanye nka TMP, ngira ngo muragenda muyibona, n'izindi bavuga ko umuntu ashobora gukuba amafaranga ye mu gihe gito cyane. Bamwe batsinda rimwe bikabaha icyizere, ariko benshi ntibavuga uko barangiza bahombye. Ese ni ukubera icyo abantu benshi bakomeza kujya muri ibi bintu nubwo hari abatakaza amafaranga yabo? Ese ni amahirwe gusa cyangwa hari uburyo psychology y'umuntu ikoreshwa kugira ngo akomeze gukururwa n'ibi bikorwa? Ibi byose nibyo tugiye kwibandaho rero. Gusa hano rwose twateguye impamvu zigera kuri eshanu, nawe waba ufite izindi zirenga nyinshi, aho wazidusangiza muri comment rwose, kugira ngo urubyiruko rwose rukomeze rwirinde, rwitwararike, tumenyere kubona amafaranga twavunikiye, cyangwa se nk'uko mu mvugo z'iki gihe basigaye bavuga ati amafaranga twakobokeye. Tuyakobokere, amafaranga wakobokeye niyo abasha kuba yakugirira umumaro cyane. Nayo ngaya yakugirira umumaro, gusa ibyo utazi aho byaturutse nta n'ubwo umenya ukuntu bigenze. Impamvu ya mbere rusasa ituma abantu babatwa n'iyi mikino y'urusimbi, impamvu ya mbere ni inzozi zo gukira vuba. Buri muntu wese, abantu benshi baba bafite izi nzozi rwose zo gukira vuba, inzozi zo gutunga amafaranga menshi, zo gukira vuba rwose, ukabara amadolari cyangwa se amanyarwanda menshi. Hano abantu benshi binjira muri betting cyangwa piramide kubera izo zo gukira vuba. Izi nzozi nuzigira ukamenya n'uko zitwara, biraza gutuma umenya ukuntu utwara ubuzima bwawe n'ukuntu wirinda kutaza gukurwa n'iyi mikino ngo igutware rwose burundu. Ndetse babona screenshot z'amafaranga abantu benshi bavuga ko batsinze. Ibintu rwose byo mujya mubibona iyo bamamaza, bakoresha uburyo ki ugomba kubona ko hari abantu benshi bagiye bayungukiramo, cyangwa se abantu benshi babayeho mu buzima bwiza bwerekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubwonko bw'umuntu nta kindi buhita bukora uretse kumva ko nawe bishoboka, ariko icyo abenshi batajya babona ni umubare munini w'abantu baba batakaje amafaranga yabo. Ahangaha ureba uruhande rumwe gusa rw'abatsinze, ntiwite ku ruhande rw'abatakaje. Ahangaha nibyo noneho bituma nawe wumva wakira vuba, wumva wasigaye, ariko uyu muco ubashe kuwukontorora, ugakontorora amarangamutima yawe, ukumva ko ugomba
gukora cyane kugira ngo ugire ahantu wigeza rwose. Ibi ngibi byagufasha kurusha kumva yuko rwose wakira vuba ubikesheje imikino y'amahirwe. Ngira ngo aho ngaho iyo mpamvu murayumva. Impamvu ya kabiri rero nta yindi. Impamvu ya kabiri ni ugushaka kugaruza ayo watsinzwe. Impamvu ituma umuntu wabigiyemo aba addicted cyangwa se abatwa nabyo akumva buri kanya yahora akina, ni ukugira ngo nibura abashe kuba yagaruza ayo yatsinzwe cyangwa se amafaranga yariwe yose. Niba ushoye muri piramide, niba ushoye hehe, impamvu igukurira guhora rwose wumva wahora ushyiraho ni ukugira ngo nibura ubashe kuba wagaruza ya mafaranga yawe wariwe. Ahangaha rero niba utakaje, niba uhombye rimwe, oya umera nka ba bandi nka mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo niba ukozeho ngo marirayo, oya menya igihe ugomba guhagarikira, menya igihe ugomba kugivinga apu, umenye ko wajya mu bindi bigakunda. Ahangaha niyo mpamvu rwose usanga abantu benshi babatwa bahinduka imbata ya betingi cyangwa se indi mikino y'urusimbi. So ahangaha twihuse cyane ntabwo dutinda. Indi mpamvu ya gatatu irimo irakinisha amarangamutima y'abantu, irimo irakina na psychology y'abantu, nta yindi mpamvu ni imbuga nkoranyambaga n'abamamaza. Ariyo mpamvu ubona nk'ubu ngubu rwose hari event iherutse kubaho, urubyiruko rurashuka ruhurira kuri Lemigo Hotel rubeshywa, ndetse byanze bikunze nubwo nta makuru turatahura neza afatika, bashobora no kuba hari ibivuga ko bagiye batanga amafaranga yo kwiyandikisha. Ibi byose byakozwe n'imbuga nkoranyambaga. Ariyo mpamvu aba influencers benshi bagiye banabihanirwa rwose, cyangwa se bagatumizwaho na RIB kugira ngo babashe kuba batanga ubusobanuro burambuye. Urabona rwose nk'iyi ni pari, urayibona bambe bodaboda, ugashyiraho amakipe rwose. Ahangaha iyo uriwe ejo uravuga uti ariko ejo nariwe turuwaza, ni urugero ibiceri bikeya, umunsi nashyiraho dese nkabona 1000, nkungukaho make n'ayandi nkayagaruza. Iyo rwose iyo nayo ni influence y'imbuga nkoranyambaga, guhora babikunyuza mu maso buri munsi, ubwonko bwawe bukumva yuko nta kindi gishoro, nta kindi kintu wakora, ahubwo akazi ari ako ngako. Dore n'ubundi bwa buryo bwa piramide, ngohereza abantu 5, friends send me $5, ntuzane 5 turwa amadolari 5, ibintu nk'ibyo ngibyo by'amapiramide. Ibi ngibi rwose nibyo nizo ngaruka z'imbuga nkoranyambaga guhora zibikwirakwiza. Wenda ndutanze ubundi busobanuro bucya ku mbuga nkoranyambaga, zituma betting na pyramid scheme zigaragara nk'inzira yoroshye yo kubona amafaranga, kandi hari abamamaza bagaragaza amafaranga, imodoka cyangwa ubuzima bwiza bavuga ko babikesha izi system, ariko benshi muri abo baba bahembwa n'izo company, babahembera gukurura abantu. Niberekana abantu bahombye cyangwa ubuzima bubi bamwe bagezemo bitewe n'izi business za piramide ndetse n'izi rwose za betting mu mikino rwose igiye itandukanye. Hano rero ibyo nibyo bita fake success. Ahangaha imbuga nkoranyambaga icyo kintu zerekana cyane. Twikomereze twigire ku mpamvu ya kane, urayibona ni igitutu cy'inshuti n'abandi, ibyo bita mu cyongereza cyane cyane ngo peer pressure. Hano igitutu cy'inshuti n'abandi, hari abantu benshi batangira betting kubera inshuti cyangwa abo babana. Iyo abantu bakikije umuntu cyangwa se abantu mugendana buri munsi, bavuga ko amafaranga menshi babona bayakura muri iyi mikino y'amahirwe, bigukurura cyangwa se bituma ubwonko bwawe, bituma imisemburo myinshi igenda ivuvuka y'amarangamutima, amapinefrine akazamuka, amadopamine akazamuka, ukumva ugize ibyishimo cyangwa se ugatangira kwimagina ibyishimo wagira uramutse nawe utsinze cyangwa se ubonye amafaranga nk'ayo inshuti yawe yakubwiye yabonye. Ibi nabyo rwose nibyo bituma rwose umuntu atangira rwose akaba imbata. Muri make genzura inshuti mugendana, menya gutoranya inama ugirwa n'inshuti muhorana,
menya gucangura, menya ubuzima ugomba kubamo, kugira ngo ibyo ngibyo nabyo murabyumva cyane. Nanone hari indi mpamvu ya gatanu. Impamvu ya gatanu ni iyi ngiyi noneho. Impamvu ya gatanu, betting companies. Ntabwo nyibabwiye. Impamvu ya gatanu, ubundi uko betting na pyramid system zikora ubwabyo bigukururira kuba washoramo cyangwa se ukaba wanabatwa. Sinzi n'icyo kintu cyumva. Betting companies zubakira inyungu kuba abantu benshi batsindwa. Ibyo ngibyo byose byo mu byumve. Nta muntu uzashora business agamije gutera imbere ngo we ahombe. Ubu wazanye iyo piramide ashaka gutera imbere, ashaka gukira, kandi ntabwo arakira bivuye ahandi. Amafaranga uri buze gushoramo akaba yayarya, cyangwa se nawe utwo duke ubona wanariye ni mugenzi wawe waturiye, ntabwo uturiye kampani. Iki kintu rwose ucyumve. Niyo mpamvu mu bintu byose ugomba gukora, banza utekereze mbere y'uko uvuga ngo ngiye kurya amafaranga ngo y'ubuntu. Ni amafaranga y'ubuntu abaho. Ni amafaranga y'ubuntu abaho pe. Ni amafaranga y'ubuntu abaho. Amafaranga ubu nawe uricara. Ni nk'uko nawe muri make n'ubu watekereza ukavuga uti ngiye gukora piramide, ntabwo byemewe. Waba ugiye kwiba abantu, inzego z'umutekano zagukurikirana, ndetse n'abangaba niyo mpamvu ubona bakora agahe gatoya bagahita bafunga imiryango. Gusa reka turebe ukuntu zubatse. Nk'uko twe tumaze kubibona, iyo abantu benshi bakomeza gukina cyane, amahirwe yo gutakaza amafaranga ariyongera. Na pyramid system nyinshi zishingira ku kuzana abantu bashya. Iyo abantu bashya babuze system irasenyuka, maze benshi bagatakaza amafaranga yabo. Niyo mpamvu umuntu agomba kubanza gusobanukirwa neza aho agiye gushyira amafaranga ye. Ngira ngo ibyo ngibyo byo urabyumva neza cyane. Banza usobanukirwa ahantu ugiye gushyira amafaranga yawe, ubone rwose, cyangwa se ubanze uniyakire, kuko kurya ni gakeya. Impamvu ubona uriye ni uko abantu bashya baba bagenda bashoramo. Umunsi bahagaze niba uri muri izo piramide, menye yuko bizaguhomba kabisa. Ariko ntabwo twasoza tutakubwiye iki kintu. Ngana ku musozo, amafaranga yihuse ashobora gushimisha umuntu. Nanjye nyabonye byanshimisha, ndetse n'imirimo dukora buri munsi niyo tuba dushaka. Ariko yihuse kuboneka ashimisha umuntu mu gihe gito. Gusa ubumenyi n'imikorere myiza yo gushaka amafaranga bitanyuze mu nzira yo gukina iyi mikino y'amahirwe nibyo bifasha umuntu kubaka ubuzima burambye. Iyo nama rwose mbyumve. Mbere yo gushyira amafaranga yawe muri betting cyangwa muri system iyo ari yo yose, banza wibaze niba ari investment. Banza ubyumve neza, niba ari investment ifite agaciro cyangwa niba ari ugukinira amahirwe. Kuko n'umunyarwanda yarabyitegereje aravuga ati rwose ubwenge buruta amahirwe. Financial education, shaka ubumenyi, amafaranga nayo azaza. Ngira ngo muragenda mubibona n'aya mashusho twagiye dukoresha y'ubumenyi wabushatse. Ihirenge rwose, bizarangira nawe umwenyura kabisa. Jya ku ishuri, intebe y'ishuri, bizarangira wishimye. N'aha ngaha rwose ihugure, mukore amakoperative, mujye mu yindi mirimo, ariko wikubakire akazi kawe ku mikino y'amahirwe, cyangwa se wikubakire ubuzima bwawe bwose ku mikino y'amahirwe. Murakoze cyane. Niba iki kiganiro kigufashije, gisangiza abandi, kandi uri gukora subscribe, tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.